kandi nawe wasanga uvuga ati guhinduza ikigo byaratinze byaranze, ariko uyu munsi rero ku banyeshuri bahinduje ikigo bakaba batarabona ibigo bazajya kwigaho, mbazaniye inkuru nziza hano ku kizamini, naho njye ni Kalisa Mutabazi njye muyabona kuri iyi nkuru nziza. Iyi ni inkuru itangaje, ni ibaruwa nandikiye NESA hanyuma ihita insubiza igihe izasubiza abanyeshuri benshi. Rero bari kumbwira yuko bamaze kubona ibisubizo by'ukuntu bahinduje ibigo. Abo twabanye ndabashimiye cyane ko kandi mugenda muduha amakuru mutubwira yuko bigenda bikunda ibintu tugenda tubakorera. Hanyuma rero hari umunyeshuri nari ndimo mbariza igihe amanota azasohokera, hanyuma murabona yuko iyi ni email ya NESA nkuko muri kubibona neza, ntabwo ndiko nkoresha utumenyetso twishi nawe uri kubyibonera. Hanyuma NESA yanyandikiye ati dear sir, the feedback for rappel will be given from 10 September up to 14 September 2025. Yes, murabona yuko ari umunyamabanga wa NESA yanyandikiye email ambwira yuko ibisubizo by'abanyeshuri bahinduje ikigo bizatangira gusohoka ku itariki 10 kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Benshi rero mu minsi itambutse barimo baragenda babona ibisubizo basubiza step by step buri munyeshuri wese, ariko ku munyeshuri uzi yuko atarabona ibisubizo by'ikigo yahinduje nagira ikibazo, kuko ya nimero ya telefoni washyizeho uri muhinduza ikigo nkuko nagiye mbibereka muri video zatambutse, ni nayo rero bazakwezaho ubutumwa bugufi bakwereka ikigo baguhaye ndetse na combination baguhaye. Hanyuma abanyeshuri rero bari kugenda babona amanota, bagenda babona ibisubizo by'ibigo bagiye bahinduzaho. Hanyuma NESA urabona yuko iri kuvuga yuko bizageza ku itariki 14. Hanyuma ku banyeshuri bazarenza itariki 14 bazanyandikire bambwira ati byaranze ntago biri gukunda nkuko iyi mail ayiri ya NESA. Ni umunyeshuri nabarije mbabaza igihe amanota amanuza igihe guhinduza ibigo bizarangirira, dore yuko bashi bamaze igihe kinini ku ishuri ariko bamwe nago barajya ku ishuri, ariko wihangayika niba ukurikira cano kizamini amakuru nkayanze yagendanya kugezaho ku gihe, nuko narinje guhumuriza abanyeshuri uvuga yuko guhinduza ikigo byananiranye, guhinduza ikigo ngo babuze ibisubizo. Oya, benshi ndakubwiza ukuri yuko bamutangiye kubona ibisubizo by'ibigo bagiye bahinduzaho. Hanyuma rero nawe tegereza byibuze nibirenga ku itariki 14 uzatwandikire kuri izo nimero. Kuri WhatsApp watwangira kuri 0729919324, hanyuma tugahita tugufasha niba ugeze izo tariki cyangwa urengeje izi tariki ugeze ku itariki 15 utarabona ibisubizo by'ikigo wahindujeho, icyo gihe uzaduhamagare nta kibazo. Naho ngiye muri video rero, niba ari ubwambe ugeze kuri iyi channel ukaba ukunda ibiganiro nk'ibi bigendanye n'amakuru y'uburezi ndetse no gukora application z'akazi ndetse n'izo kwiga muri university, ikintu ugomba gukora ni ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi kuri video tugenda dusohora, kuko buri video yose inyura hano ibije kwigisha buri muntu wese. Hanyuma rero iyi ni email NESA yari inyandikiye imbwira igihe amanota igihe ibigo bizatangira gutangarizwa bahinduje ibigo. Rero wihangayika niba ari utarabona ikigo, menya yuko hasigaye undi munsi umwe bakagusubiza, hanyuma ugatangira ukajya ku ishuri. Hanyuma mu yindi video ngiye gukurikizaho mu kanya tugiye kurebera hamwe uburyo ki twakora motivation letter, ngira ngo muri video watambutse nawe ukuntu wakora CV nziza, ariko mu yindi nuze tuzahita tureba ukuntu wakora motivation letter. Motivation letter rero ni urufunguzo rukwemerera kujya kwiga iyo buruse ndetse cyangwa no kubona iyo full scholarship. Nawe ujya ni Kalisa Mutabazi, niyo rubwo mugeze kuri channel kandi subscribe kandi like, kandi umanuke muri comment urebe hari channel nshya turimo turafungura. Ikintu ugomba gukora no kumanuka muri comment ibanza, warangiza iyo channel ukajya ugakanda subscribe, hanyuma twakuzuma ari w'abanyeshuri dushaka tubagezaho ibiganiro by'ukuntu wakoresha uburyo bwo kubona amafaranga. Yego kwiga ni byiza n'umenye ni bwiza, ariko ubumenyi butagira amafaranga jya umenya yuko ari ubusa. Rero dushobora kwiga uburyo ki wahanga akazi nta gishoro ufite, uburyo ki wakoresha internet ukabona amafaranga, uburyo ki wakoresha utuntu tumwe na tumwe twagiye twiga mu ishuri bikakubyarira amafaranga. Ni ibiganiro byinshi byagenda tubazanira ibyegeranyo n'ibindi byinshi byagenda bigufasha kugira ngo nawe ubashe kwikura mu bukene, utangire ubona amafaranga kabone niyo waba uri umunyeshuri. Hanyuma rero iyo channel nuko umanuka muri comment ukayireba, warangiza ugakanda subscribe, wamara ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo video yose dushyizeho ujye uyibona mu bambere. Ngewe ni Kalisa Mutabazi, reka tuze gura mu kanya turebe ukuntu wategura motivation letter. Bye bye, reka tuze guhura mu kanya.